reka nongere ngusuhuze kandi nguha ikaze kuri Historia Space GPN. Mu biganiro nagiranye na bamwe mu bantu dukunze guhura ndetse n'abamamagara kuri telefoni cyangwa abo tuvugana kuri WhatsApp, hari abansabye kujya nyuzamo nkabasangiza ku nkomoko y'imvugo zimwe na zimwe bajya bahura nazo ntibamenye ibirari by'amateka yazo. Buriya hari imvugo nyinshi dukoresha mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko ugasanga benshi batazizi inkomoko, batazizi umuzi n'umuhamuro. Mu minsi ishize hari umutegetsi wo mu Rwanda wari unakomeye icyo gihe watangaje abantu ubwo yapfukamiraga umukobwa w'inkumi akamurahirira ko yemeye kumubera idebe. Bamwe byarabatangaje, abandi birabashobera, cyane cyane abari bazi ko idebe bisobanura umuntu w'igicucu, wa wundi kwigisha byabaga bisa no kuvomera mu rutete. Abo byarabatangaje nyine kuko uwo muyobozi ukomeye wapfukamye agatangaza ko abaye idebe ry'uwo mukobwa ubusanzwe ari umunyabuhanga uzwi cyane cyane mu gusobanura ibintu bijyanye n'ubuvanganzo n'amateka. Mu by'ukuri ibyo yavugaga yari abizi, ariko se ubundi mu mateka y'u Rwanda rwo ku ngoma za kera amadebe bari bantu ki? Ugiye kubisobanukirwa muri iyi video. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Historia Space GPN, kora subscribe maze turusheho gufatanya urugendo. Niba video ikunyuze uyisangize n'inshuti zawe ukora share. Hari icyo se byagutwara ukoze like ndetse ukaduha n'igitekerezo comments. Tugarutse kuri kariya gakuru kuwemeye kuba idebe rero, buri cyari cyabaye nubwo nyine cyari ikiganiro gisanzwe cy'abasirimu bibereye ku mucanga baryo twabo ntawe ubahagaze hejuru uretse uwabafotoraga. Dukurikije amateka y'u Rwanda, umukobwa yarazamuwe cyane agezwa ku rwego rw'abagabekazi, mu gihe uwari umuyobozi ukomeye we yicishije bugufi cyane kugera ku rwego rwo kuba umugaragu w'uwo mukobwa utisobanura kurushaho. Mu mateka y'u Rwanda ku ngoma z'abami mu gihe cy'ivugurura rikomeye ryakozwe n'umwami w'u Rwanda Mutara wa mbere Semugeshi mwene Ruganzu wa kabiri Ndoli, yaciye iteka rivuga ko n'abagabekazi b'u Rwanda bazajya bagira ingabo zo kubarinda. Mu gushyiraho imiterere yihariye y'abagaragu b'ibugabekazi, yagira ngo abatandukanye n'ab'ibwami nk'uko byari bimeze ku bami bamubanjirije. Abagaragu b'ibugabekazi bahabwa izina ryihariye ari ryo amadebe, bakagira umutware wabo bakuriye witwaga intebe y'amadebe. Uko ingoma zagiye zikurikiranwa, uwo muco n'ubwo buryo bwo gutegeka bwarakomeje, ni nako iryo zina ry'abagaragu b'ibugabekazi bagiye barihererekanya kugeza ku ndunduro y'ingoma ya cyami mu Rwanda. Kuba amadebe y'umugabekazi ni ukuvuga ingabo zishinzwe kumurinda, wari umurimo wishimirwaga cyane n'abawutorerwaga kuko umugabekazi yari asigiye n'umwami mu cyubahiro, ku buryo ndetse habayeho n'abagabekazi bari bafite ubushobozi burenze ubw'abahungu babo nk'uko twabibonye ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Cyakora nanone mu mateka y'u Rwanda hamenyekanyemo umutwaro ukomeye wanze kuba idebe ry'umugabekazi, arerura byo kwigerezaho ataho guhakwa n'umugore namwinjira. Urebye byari ukwigerezaho kuko yavuga atyo abazungu bataragera mu Rwanda aba yaratanzwe akicwa, ariko n'ubundi byabuzeho gato. Mutubona inde rero? Uwo sundi ni Rukara rw'igikundiro urwasemukanya intana batatu ya Rutamu, ikinyange cya rudasubira mu bakemba, ikirangirire cy'umurashi, Rukara rwa Bishingwe mu gahunga k'abarashi. Ariko se Rukara wanze kuba idebe ry'umugabekazi ubundi yari muntu ki? Rukara uwo yari mwene Bishingwe na Nyirakavumbi, wari ufite igisingizo kigira kiti Nyirakavumbi nyina w'Amavubi. Yavukiye mu gahunga k'abarashi, ubu haherereye mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, umusozi bitiriye umuryango Rukara yakomokagamo w'abacyaba b'abarashi. Rukara rwa Bishingwe ni umugabo wabaye rurangiranwa mu mateka y'u Rwanda, cyane ko ari we watinyutse bwa mbere guhangara umuzungu, bagahangana byeruye bikarangira mwivuganye. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza ko indeshyo ye yari hafi metero 2 kuko ngo yari afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 90, akagira igihagararo n'ibigango nk'uko byari umwihariko w'abarashi, kuko hari abahamya ko mu miryango yose yo kwa Rukara nta muntu wigeze ajya munsi ya metero na santimetero 70 z'uburebure. Rukara kandi uwo yari azwiho ubuhanga ku rugamba nk'umukogoto w'umuheto. Yatwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 ariyo Urukandagira, Abemeranzige, Uruyenzi n'Abakemba kuva ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri kugeza ku
ku ngoma y'umuhungu we Yuhi wa gatanu Musinga watwaye u Rwanda kuva mu 1897 kugeza mu 1931. Iyo ngoma ya Musinga ikaba ariyo Rukara yamenyekanyeho cyane. Kugeza ubu rero abantu ndetse batari bake iyo bavuga Rukara rwa Bishingwe usanga amateka ye bayahera ku ngoma ya Musinga, kandi nyamara no ku bwa Rwabugiri yari igihangange mu gihe abarashi muri rusange batangiye kwamamara ku ngoma yabanje ya Mutara wa kabiri Rwogera. Ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera igihe akarere k'Umurera katwarwaga n'umutware witwaga Sekaryongo ka Muhabwa, icyo gihe Umurera warimo imitwe ibiri y'ingabo z'abarashi, Abakemba n'Urwasabahizi, abatware bazo ari Sekidandi na Turahakanwe. Aba batware bombi rero ngo hari icyaha ntabashije kumenya bakoze bituma Sekaryongo bacira urubanza rwo gupfa, bituma iyo mitwe yombi y'ingabo yigomeka ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Aho Kigeli wa kane Rwabugiri yimiye ingoma azunguye se Rwogera, we ntiyashoboye kwihanganira bamwigomekaho. Ahagana mu mwaka w'1876 yarahagurutse ajyana n'ingabo ze, ku isonga harimo ba kabuhariwe bo mu Ngangurarugo, berekeza mu Murera bagamije kuwugarura ku murongo wo kuyoboka ubwami. Rwabugiri n'ingabo ze bakigera mu Ruhengeri ngo bakambitse muri Kigombe ku musozi wa Kigarama mu Itaba bisi Mata. Abakemba n'Urwasabahizi bamenye ko Rwabugiri n'ingabo ze batashye iwabo, bumva ko nta kabuza abagabyeho igitero, bahitamo kumuhungira mu bikombe by'ikirunga cya Muhabura. Rwabugiri amenye ko bamuhunze abatumaho umutware we witwaga Muhozi ngo ababwire baze bamwitabe. Muhozi amaze kubabwira ubwo butumwa bw'umwami, nabo bahitamo uwitwaga Birushyabagabo, araza abonana na Rwabugiri baganira neza, aramuzimanira barasabana, amutuma ku barashi ati bambariye ubutwari bwanyu, none kuva ubu mbashyize mu ngabo zanjye z'Ingangurarugo, kandi nta mutware wundi uzongera kugira icyo abavugaho. Birushyabagabo bakundaga kwita Birushya asubira mu micyamo ya Gahunga, abibwira Abakemba n'Urwasabahizi barishima cyane. Bukeye bajyana na Rwabugiri kumwerekaho inzovu zabaga, bajyana mu muhigo wo kwishakira amahembe y'inzovu, bamuyoboka batyo amahoro arahinda. Rwabugiri yakomeje kubana nabo neza, aho Ikigarama ahakorera ibirori by'umuganura inshuro ebyiri zose, bivuze ko yahamaze imyaka itari munsi y'ibiri. N'ahitwa Rugeshi naho hatangira umuganura. Muri icyo gihe ingabo zose z'abarashi zayoborwaga na Rukara wari warasimbuye se Bishingwe, nawe wari warasimbuye Sekidandi. Mu gitero cy'Igikore ari nacyo gihe Musinga yavutsemo, Rwabugiri yari kumwe n'ingabo z'Abakemba bari bagize umwe mu mitwe y'Ingangurarugo. Kirangiye Rwabugiri agororera Rukara inka 20 azimuhera ahitwa Ikayenzi hakurya ya Rulindo. Izo nka nizo Rukara yakundaga kwirahira ati umwami yampereye inka Ikayenzi. Rukara rwa Bishingwe rero ibwami i Nyanza yarahazi cyane, akahajya yisanzuye, kandi Kanjogera na Rutarindwa bari bamuzi neza, uretse Musinga wari ukiri umwana muto. Aho Rwabugiri atangiye mu 1895 akazungurwa na Rutarindwa, bukeye Kanjogera n'abasaza be bakamuhirika bakimika Musinga wari ukiri ikibondo. Rukara yanze kumuyoboka ndetse avugira ku karubanda ko atamwemera nk'umwami. Aha rero niho ihangana no gusuzugurana hagati ya Rukara rwa Bishingwe n'ibwami byatangiriye. Icyo gihe mu ntangiriro y'ingoma ya Musinga wategekerwaga na nyina na ba nyirarume, akarere ka Bukamba kose ukagera mu Bugarura kayoborwaga n'umutware Sebuyange, kandi Rukara ntiyamwemeraga, kimwe n'uko atemeraga shebuja Musinga. Umunsi umwe ahagana mu mwaka w'1910 ingabo z'Abakemba za Rukara rwa Bishingwe zinyaga inka z'umutware witwaga Bitahurugamba. Bakizinyaga, Sebuyange arega Rukara ibwami Nyanza ko yigometse kandi ko anyaga abaturage inka zabo. Rukara yatumijwe ibwami aritaba, barababuranisha, Rukara aratsindwa. Kanjogera na Musinga babwiye Rukara ko yatsinzwe, arahaguruka n'agasuzuguro kenshi acira hasi ati nta rubanza rw'umugore urwo na mama Nyirakavumbi yaruca. Ubundi mu muco n'imitegekere y'u Rwanda ku ngoma z'abami icyo cyari icyaha cyagombaga gucisha Rukara umutwe, ariko kubera ko abazungu bari baramaze kwambura umwami w'u Rwanda ububasha bwo guhana bamwigometseho, Sebuyange yasabye umwami Musinga ko yakohereza umwe mu bapadiri w'umuzungu, kuko yizeraga ko icyo umuzungu avuze gihita gikorwa. Uwo mupadiri w'umuzungu rero akajya mu Ruhengeri kubwira abaturage ko Rukara yatsinzwe. Bitahurugamba akaba yaragombaga gusubizwa inka ze, nyamara ubwo abarashi bari baramaze kuzinovoramo izigera kuri 5. Iyi ikaba ari nayo
gisiriri cyangwa intandaro y'urupfu rwa Padiri Pauline Lupiyasi bahimbaga Rugigana, urupfu rwatumye Rukara bikirangirire mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Gusa iby'urupfu rwa Lupiyasi Rugigana bivugwa kwinshi. Reka ariko tugaruke kuri Rukara, n'ubundi wari usanzwe ari umugabo uzwi cyane mu gihugu kandi wubahukaga n'abakomeye. Na mbere yaho ariko Rukara rwa Bishingwe yari yaramenyekanye cyane mu gihugu, cyane cyane ibwami, ubwo yangaga kuba idebe ry'umugabekazi w'umwami atemeraga. Kuri iyi ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga nibwo bashatse kumugira idebe ry'umugabekazi, ararahira arirenga ati sinzahakwa n'umugore. Dore uko byagenze. Ngo igihe kimwe ibwami bashatse gutoranya mu ngabo uzaba intebe y'amadebe yo ku mugabekazi Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera, nyina wa Yuhi wa gatanu Musinga, bazenguruka mu ngabo zose no mu bagaba bazo, baza kugera kuri Rukara rwa Bishingwe watwaraga imitwe y'ingabo igera kuri 4 yari ikomeye mu bihe by'ingoma y'umwami Musinga. Aha bikaba bigaragara ko ari we wagombaga kuba akurikira umugabekazi Kanjogera mu cyubahiro cy'amadebe y'ibugabekazi. Rukara ngo bamugezeho ararahira, avuga ijwi rikakaye, abihakana agira ati aho kugira ngo mbe umugaragu w'umugore namwinjira. Kwinjira ni ukujya kubana n'umugore wapfakaye ariko ukamutungira mu rugo rwe. Nubwo atabivuze mu buryo bweruye, yashakaga kugaragaza ko adashobora kuba umugaragu wa Kanjogera, ahubwo yahitamo kuba umugabo we. Kanjogera yari umugore wa Kigeli Rwabugiri watanze ku wa 15 Nzeri 1895, nuko atangira inzira y'ubupfakazi atyo, ariko ntacyo byari bimutwaye kuko yari umugabekazi. Nubwo Rukara rwa Bishingwe yavuze iryo jambo rikakaye ryo kubaho ku mugabekazi Kanjogera, ariko niyagerageza ntibyari gushoboka kuko iteka ryaciwe n'umwami Kirima wa mbere Rugwe watwaye u Rwanda hagana mu mwaka w'1345 kugeza mu 1378 ryavugaga ko nta mugabekazi uzongera gushaka umugabo mu gihe apfaka yakiri muto. Iyo mvugo yateruwe na Rukara rwa Bishingwe ntiyagaragaye nk'agasuzuguro yasuzuguye ubugabekazi bamushakaga muri uwo mwanya, ahubwo yafashwe nko kwisumbukuruza guhanitse. Aho kugira ngo ahanirwe kuba yarasuzuguye ibwami n'ibugabekazi akanga kuba intebe y'amadebe, imvugo ye yabaye ibisetso, benshi bayifata nk'amagambo yo gutebya. Batinda muri ibyo, ntibirirwa banakurikirana impamvu yo guhakana kwe. Nubwo bitakomeje guhabwa uburemere, ntibyabujije gukurura amakimbirane no gusuzugurana hagati y'umugabekazi Kanjogera na Rukara rwa Bishingwe. Byageze naho Kanjogera atekereza gutanga Rukara rwa Bishingwe ngo aryozwe iryo jambo ry'agasuzuguro yavuze, akananga kubahiriza inshingano bari bamuhaye, ariko azitirwa no kuba yari umutware w'imitwe y'ingabo ikomeye yari yiganjemo abakogoto b'umuheto bakomoka mu muryango we. Kanjogera bimuyobeye aricecekera, abifata nk'ibitarabayeho, ahubwo akajya yifatanya n'abandi bakuru b'igihugu gutaramira kuri iryo jambo rya Rukara rwa Bishingwe. Byakomeje buri wese abitwara iyo bigoramiye, abagaragu b'ibwami, amadebe, abagaba b'imitwe y'ingabo n'izindi ngabo z'igihugu babihindura igitaramo. Aho bateraniye bataramye, bakaza no kugera kuri iyo ngingo bakagira bati na Rukara rwa Bishingwe yarabivuze ngo aho kuba umugaragu w'umugore yamwinjira. Iryo jambo ryateruwe na Rukara rwa Bishingwe yanga kuba intebe y'amadebe yo kwa Kanjogera, ryinjira gutyo mu bitaramo by'amateka y'u Rwanda kugeza na bugingo ubu. Rukara rwa Bishingwe yatabarutse muri Mata 1910, apfa anyonzwe n'Abadage bakolonizaga u Rwanda icyo gihe, bamuryoza umuzungu w'umupadiri Pauline Lupiyasi yari amaze kwica ku ya mbere Mata 1910. Benshi bamufata nk'intwari byahebuje kubera ko yagaragaje kurwanya agasuzuguro k'abakoloni bari baratangiye gutera imirwa ubutaka bwa gakondo yabo kandi batabanje kubijyaho inama. Nubwo harenze imyaka igera ku 113 Rukara rwa Bishingwe yishwe, kuko yishwe mu 1910, ubu tukaba turi mu 2023. Abacukumbuzi b'amateka hari byinshi bakimwibukiraho, byaba ibikorwa bidasanzwe byamuranze ndetse n'imvugo zikakaye yagiye avuga mu bihe bitandukanye. Ese ku bwawe Rukara rwa Bishingwe yaba ari intwari y'igihugu? Ibitekerezo bya buri wese bihawe ikaze kuri Historia Space GPN. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba wari utarayikora, no gusangiza aya mateka inshuti zawe.